Guys, muri icyo gitondo ni inkuru ibyutse tugeraho rwose mu kanya mu rukerera nko mu ma saa 12, aho imodoka ya bisi yavaga i Nyamirambo yerekeza mu mujyi, aho yahuye n'imodoka zigera muri ebyiri n'iya gatatu yaje ikubitamo nyine ni eshatu na moto imwe, ubwo byahuriraga aho bita ku murenge wa Gitega, abazi Nyarugenge ku murenge umanuka kuri Anatarakomo werekeza mu mujyi, hari ku murenge wa Gitega aho bita ku nama nkuru y'urubyiruko, ubwo zadepansanyaga zikoze muvuma imwe yabaye nk'ikora ku ruhande iriya bisi ubona yaguye hariya, yabaye nk'ikora ku ruhande gatoya ikubita iriya modoka iriya ndakeka ari Karina, irayikubita, iyikubise ruguru naho haturukaga indi nayo yaje irayikubita. Rero amakuru abyutse atugeraho muri iki gitondo ni uko nta muntu bari bavuga wari wasiga ubuzima muri iyi mpanuka, nta muntu baravuga wasize ubuzima muri iyi mpanuka, ariko abantu benshi bakomeretse ubwo hazaga ubutabazi butandukanye, ubwo byabyutse bivugwa za ambulance zitezamo ari nyinshi, ubuyobozi buraza, polisi murayibona nayo yari ihari, ubutabazi, abaturage, ubwo hitabajwe zigera muri ambulance zigera muri 3 zose, ariko byari ibintu bibabaje cyane. Icyo twavuga ni uko abenshi bavuga ko impanuka nta kindi cyayiteye ari ya mivuduko bahora badukangurira, ari ya kwiruka tudepansa tutabanje kureba imbere ikinyabiziga kiriyo, ariko icyo twavuga ni uko sinzi, hari ahantu banza haba umudayimoni, sinzi niba nawita umudayimoni, hari mu Gitega abantu muhazi zikunda kubagarika, hari mu Gitega utaragera ku murenge zikunda kubagarika,